Yesu ashimwe inshuti bavandimwe, baha ikaze mu mwanya mwiza twigamo ingingo y'umunsi, aho dutangiye ingingo kuwa gatatu w'isabato tariki 5 Gicurasi. Iragira iti Henoki yagendanye n'Imana anavugana nayo. Henoki ni urundi rugero tugiye kureba rw'umuntu uvugwa muri Bibiliya wagendanye n'Imana avugana nayo. Turebe uburyo yasabanaga n'Imana binyuze mu gusenga, mbese yagiraga iyihe nyifato, imibereho yari iteye ite, imibereho yari ishingiye ku gusenga yari iteye ite, mbese byamugiriye iyihe nyungu kubana n'Imana umunsi ku wundi. Turabibona byose mu ngingo y'uyu munsi. Reka dusabe Mwuka Wera abane natwe kandi aze kutubashisha kugira icyo dukura muri iyi ngingo. Reka dusenge. Imana nziza, Imana idukunda, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ugiye kuduha amahirwe yo kwiga ijambo ryawe, turakuraritse ngo ubane natwe muri uyu mwanya. Mwuka wawe wera aduhe gusobanukirwa kandi no gushyira mu bikorwa ibyo twiga, kugira ngo dukomeze gufatira ibyitegererezo byiza kuri abakurambere batubanjirije, ko Henoki yagendanye nawe, akavugana nawe, imibereho ye uburyo yari ishingiye mu kugusenga no gusabana nawe buri munsi. Natwe dukureho ibyitegererezo byiza, uduhere muri uyu mwanya byose uko ushaka mu izina rya Yesu, amen. Henoki yagendanye n'Imana anavugana nayo. Turasoma mu Itangiriro igice cya 5:22 kugera ku 24. Muri mirongo turasanga inkuru y'uyu mugabo witwaga Henoki. Maze dusubize ikibazo kiri hano, babaza ngo mu by'ukuri ni iki tuzi kuri Henoki? Itangiriro mu gice cya 5 ku murongo 22 kugera ku 24 haranditswe ngo amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Iminsi yose Henoki yaramye ni imyaka 365. Kandi Henoki yagendanaga n'Imana ntiyaboneka kuko Imana yamwimuye. Batubaje ngo mu by'ukuri ni iki tuzi kuri Henoki? Ikintu cya mbere tuzi kuri Henoki ni uko Henoki yagendanye n'Imana igihe kinini, ubwo ni imyaka 300 nk'uko tubibonye hano. Ikindi tuzi kuri Henoki ni uko umunsi umwe yaje kujyanwa mu ijuru, kuko yagiye ntiyongera kuboneka. Henoki rero ikindi ugomba kumumenyaho ni uko ari papa cyangwa se w'umuntu waramye iyi myaka myinshi ku isi, Metusela. Ubwo yaramaze kubyara Metusela, imfura ye yamaze imyaka 300, ayibyaramo abandi bahungu n'abakobwa benshi. Hano baratubwiye ngo Bibiliya ntitubwira byinshi ku mibereho ya Henoki, ariko itubwira ko yagendanye n'Imana imyaka 300 kugeza igihe Imana yamujyaniye mu ijuru. Mbega ukuntu ari byiza kubona ukwiyegurira Imana k'umuntu guhoraho, ariko guherwaho hasobanurwa imibereho ye. Nubwo Henoki atavuzweho byinshi muri Bibiliya, ariko ibyo yavuzweho ni ingenzi. Yabanye n'Imana, yagendanye n'Imana imyaka 300. Ni ukuvuga umurunga w'amasengesho wo gusabana n'Imana we ntiwajya gucika. Yaba ari mu rugo, yaba ari mu rugendo agenda ajya mu kazi ke, yaba ari no mu kazi ke ka buri munsi, ngo abantu babonaga agenda yivugisha, ameze nk'ufite umuntu barimo baravugana. Iyo sano yahoraga ajyana n'Uwiteka Imana yatumye Imana imwimura, imutuza mu ijuru. Baratubwiye ngo icyo tuzi gusa ni uko Henoki agomba kuba yarabaye umuntu uhora asenga ashikamye, uko biri mu Baroma 12:12, adacogora kandi akurira mu kuba hafi y'Imana, mu kwizera binyuze mu byamubagaho buri munsi. Isi yarushagaho kuba mbi mu gihe yarimo, kandi Henoki yakoreraga Imana, nyamara ibyo ntiyashoboraga kubikora atagumye mu Mana. Mwibuke ko ubwo Henoki yendaga kujyanwa mu ijuru, cyangwa mu gihe cye ubwo yari ari hano ku isi,
isi yari irimo iragenda yangirika cyane, yangirika mu buryo buteye ubwoba. Ukuri kwari gutangiye kugenda kuzimira burundu bitewe n'uko ibisekuru bya mbere byari biri kugenda biva ku isi. Muri icyo gihe rero abantu bari baranze Imana nk'uko biri mu gihe cy'uyu munsi, kuko Yesu atubwira neza ko mbere y'uko agaruka isi yacu izaba ari nk'isi yo kwa ba Nowa, kandi iyo si yo kwa ba Nowa niyo yari nayo si yo kwa ba Henoki. Henoki mu gihe cye ngo yari isi yangiritse kandi iteye imbere nyine irimo inganda, kuko nawe yakoraga mu ruganda. Ngo ariko Henoki nubwo iyo si yari imeze uko, ntabwo byigeze bimubuza kuba umuntu ukunda Imana kandi utihishira, ahubwo ubaho imibereho yose yubaha Imana kandi aharanira gukora ivugabutumwa. Yagendaga abwiriza ubutumwa bwiza, ararikira abantu kuva mu byaha, kandi abibutsa ko hari Imana itagikina n'icyaha, idakunda ibyaha, bityo nibatava mu byaha bazahanwa, kuko yari yarabonye abahanwaga bazize kwigomeka ku Mana. Bityo ivugabutumwa rye ryakomeje kugenda ritera imbere atitaye mu isi yari arimo. Uyu munsi ushobora kuvuga uti ahantu ndi abanzengurutse biragoye ko nagira ivugabutumwa nkora, ariko Henoki azadutsinda imbere y'Imana, kuko yabwirije ubutumwa mu gihe kigoye cyane, mu gihe abantu batabyumvaga, bari bashishikajwe no gutera imbere nk'uyu munsi wa none. Akorera ahantu hagoye mu ruganda rwuzuyemo urusaku, ntibyigeze bituma ibyo byose areka kujyana umushyikirano n'Imana cyangwa se gukora ivugabutumwa. Niyo mpamvu hano batubwiye ko Henoki yakoreraga Imana, ngo nyamara ibyo ntiyashoboraga kubikora atagumye mu Mana. Kugira ngo abishobore ni uko yakomezaga gusabana n'Imana. Umurunga w'amasengesho ntiwacikaga, yakomezaga kugendana n'Imana kandi akavugana nayo, asabana nayo binyuze mu mushyikirano yagiranaga nayo. Henoki nubwo yakundaga gukora imirimo y'amaboko ye, yakomeje umushyikirano we n'Imana, ntiyawutezukaho. Uko imirimo yarushagaho kumukomerera, niko yarushagaho gusenga ashikamye. Nyuma yo kumarana igihe n'abantu akora imirimo kugira ngo abone uko abigisha kandi ababere n'urugero, yajyaga bitarura akamara igihe ari wenyine, atarya kandi atanywa, kugira ngo Imana imwungure ubwenge mvajuru. Kubwo gushyikirana n'Imana, Henoki yagiye arushaho kwerekana ishusho y'Imana. Uko yabaga avuye gusabana n'ijuru, niko abatubaha Imana babonaga ijuru ribahatira kureka ibibi byabo binyuze muri we. Amagambo ari mu Bakurambere n'Abahanuzi, paje 64, ingero ya 216. Ellen White yagarutse ku mateka ya Henoki. Henoki ntabwo ajyaga gukora kuko ari umukene, ku buryo ashaka gukora imirimo ivunanye cyane ngo yiteze imbere mu bundi buryo gusa, ahubwo Henoki yashakaga no kugera ku bantu. Akazi katumaga agera ku bantu benshi, bityo uko ageze kuri abo bantu akabasangiza ubutumwa bwiza. Henoki tubonye neza ko nguko ntabwo yamaraga igihe yigisha abantu gusa, yafataga n'umwanya wo gusabana n'Imana yiherereye, yitaruye abantu, ngo yamaraga igihe runaka atarya atanywa kugira ngo Imana imwungure ubwenge. Mbese twebwe tujya dufata icyo gihe? Uyu munsi none dukunda kwigisha kuruta kwiga, twumva twahora tubwiriza, twumva twahora tubwira abantu, ariko twebwe ubwacu isano dufitanye n'Imana ikarushaho kugenda ikendera. Nibwo uzasanga umuntu ahora mu nkuru zimwe zo muri Bibiliya, bitewe n'uko ntabwo Imana imwungura ubwenge ko niba yamubonye. Icyo azi ni ukugenda avuga gusa, ariko ntazi gufata umwanya ngo atuze Imana yongere kumwungura ubwenge, yongeye kumwambika indi mbaraga, imuhe ibibwirizwa bishya, imuhe mwuka wayo kugira ngo mwuka muyobore mu kuri kose. Imana irifuza ko
tudaherera mu kuvuga gusa, mu kwigisha gusa. Niba uri umubwiriza, niba uri umwigisha, ni byiza ko ufata umwanya ndetse munini kuruta ukoresha wigisha, usabana n'Imana kugira ngo yongere kukurema bushya, yongere kuguhugura, yongere kukungura ubwenge. Nicyo hano turi kubwirwa. Henoki ntabwo yigishaga gusa, yajyaga n'igihe runaka cyihariye kugira ngo asabane n'Imana, imureme bushya, imwungure ubwenge, imuhishurire ibyendaga kuba n'ibyo yagendaga anyuramo mu buzima bwa buri munsi. Natwe dukwiye kugera ikirenge rero mu cya Henoki, muri ubwo buryo tugendana n'Imana umunsi ku wundi. Ni ukuvuga umushyikirano wacu n'Imana, imitima yacu ihugukiye gusabana n'Imana tudakebakeba, kandi tukaba dufata n'igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana no gusaba Umwuka Wera ngo atwongere imbaraga, atureme bushya, adutere umwete kugira ngo tubashe gushikama mu isi yangiritse, idatandukanye cyane n'isi Henoki nawe yari arimo, kuko ari iminsi ya nyuma. Hano bakomeza batubwira ngo Imana ntidusaba kubaho nka bamwe mu bihaye Imana bikingirana mu bigo ngo twitandukanye n'abari mu isi ku buryo nta kintu tuba tukimariye abayirimo. Kimwe na Henoki dushobora kugira umumaro kandi tukamenya iby'abatuzengurutse bakeneye, nyamara kugendana n'Imana no kuganira nayo binyuze mu mushyikirano uhamye kandi uhoraho, niho honyine Imana ishobora kwerekanira ishusho y'imico yayo muri twe. Henoki twabonye ko igihe yabaga avuye gusenga no gusabana n'Imana, iyo abantu bamubonaga, babonaga neza ko rwose ijuru ririmo rirabahatira kureka ibibi byabo binyuze muri Henoki. Ni ukuvuga imbaraga yabaga yambaye ari kubwiriza ubutumwa bwiza yaragendaga igatsinda abantu. Ntibabone Henoki, ahubwo bakabona Imana iri gukorera muri Henoki kugira ngo bave mu bibi byabo. Natwe rero iyo dufashe umwanya wo gusabana n'Imana mu buryo bwimbitse, twiga ijambo ry'Imana, dusenga, dusaba kwambikwa imbaraga, Imana ngo izaduha imbaraga kandi itume dushobora kwerekana ishusho y'imico yayo muri twe. Aha turabona neza ko ntabwo badusaba kwitandukanya n'abandi cyangwa kutamenya ibibazo bafite. Dukwiye kumenya ibibazo abantu bafite, dukwiye kumenya ubuzima bahura nabwo, ibibagoye mu by'ubuzima, ariko ntibikwiye gutuma ari byo duhereramo twibagirwe kujyana isano n'Imana ishyitse. Kuko iyo tujyana isano n'Imana, iyo dutindana nayo dusenga, twiga ijambo ry'Imana, Imana ishobora kwerekanira ishusho y'imico yayo muri twe. Kuko ni amagambo yumvikana. Iyo dusabana n'Imana cyane, tumenya ibyo Imana idushakaho kandi tukabona n'imbaraga zo kubigenderamo. Rero iyo dusabana n'Imana cyane, n'iyo tugiye guhura na bagenzi bacu, hari ibyo tudakora, hari amagambo mabi tutavuga, hari imibereho tutabaho, hari ibyo tutarya, hari uko tutambara. Ni ukuvuga ubuzima bwacu burahinduka cyane, bugasigara ari nk'igishinja ku bandi, bitewe n'uko ibyo bo bagize ubuzima busanzwe kuri twebwe, ahubwo byaba bifatwa nk'ibidasanzwe biramutse byinjiye mu buzima bwacu. Bityo rero ya shusho y'Imana iri muri twe ibasha kugaragarira abantu, kandi abantu ntabwo babona ari twe, ahubwo babona imbaraga iri muri twe, ko atari twebwe ubwacu ariko iri guturuka ahubwo ku Mana, ari imbaraga ikomeye cyane. Na Henoki nuko byamugendekeraga rero, ko yatindanaga n'Imana, ko yasabanaga nawe. Iyo yazaga, abantu babonaga ko atari Henoki uri kuvuga, ari Imana iri kumuvugiramo. Natwe dusabanye n'Imana, tugatindana nayo, tukajyana iyo sano ihoraho, dusobanukirwa ibyo Imana idushakaho, tukamenya uko tugenda. Abantu batubona, twabwiriza abantu ubutumwa bwiza, bakabona atari twe, hari imbaraga isumba izindi mbaraga, ariyo mbaraga y'Imana irimo iradusunika. Bityo rero Imana yacu ni nziza, kandi ibyigisho biba byaraziye kugira ngo njye nawe uyu munsi nitwumve ijwi ry'Imana
ntitwinangire umutima, ahubwo duhinduke. Nitubona ingero nk'izi nziza twige kuzigenderaho, twige kuzifatiraho ingero, maze natwe tugere ikirenge mu cya Henoki, twumvira Imana kandi byaba mu cyano wimbitse nayo, kugira ngo imibereho yacu ihinduke, tumenye icyo Imana idushakaho, twizere umwana wa Yesu Kristo, kandi kubwo gufashwa nawe tube mu isi tubwiriza ubutumwa bwiza ariko natwe bwaduhinduye. Dushobora gusenga igihe icyo ari cyo cyose, tugasengera ahantu aho ariho hose, ngo nta hantu na hamwe ku isi Imana itatubona cyangwa ngo ye kutwumva, nk'uko biri muri Zaburi y'139 kugera ku 12. Buri gihe yumva gutaka kw'imitima yacu aho twaba turi hose, nk'uko mu maganya ya Yeremiya 3:55 kugera ku 57 habivuga. Nyamara hari ikintu gikwiriye kuvugwa ku gusenga mu ijwi riranguruye, mu cyimbo cyo gusengera mu mutima. Igihe dusenga bucece dushobora kurangara cyangwa se ntiturangize igitekerezo twatangiye cyangwa interuro, kandi bishoboka ko byatugora kugumisha ibitekerezo ku kintu kimwe. Ariko igihe dusenga turanguruye ijwi, twaba tuvuga twongorera cyangwa se dukoresha ijwi ryacu mu buryo busanzwe, ikintu kitwibutsa ko Imana iriho, ko itwumva, kandi ko dufite ikintu runaka cyihariye dushaka kuvugana nayo. Nta buryo bwashyizweho umuntu yasenga cyangwa se ngo afate ahantu runaka atasengera ngo Imana ntiyamwumva. Imana iratwumva aho twaba duherereye hose, ibyo twaba turi gucamo byose, akazi kacu ka buri munsi se, imibereho iyo ari yo yose twaba turi kunyuramo, Imana iratwumva iyo tuyisenze twizeye. Ariko hano batugira inama y'uko igihe dusenga, by'umwihariko turi twenyine, dukwiye gusenga tuvuga, twatura ijwi, yaba mu majwi yoroheje cyangwa se mu majwi afunguye cyane maremare. Imana bigaragaza ko Imana iriho. Ubu turi kubwira umuntu nyine utwumva, umuntu uriho. Ikindi kandi tubona ko Imana iriho, ariko kandi ko ari n'Imana itwumva. Iyo dusenga tuvuga, tuba tugaragaza ko Imana itwumva kandi ko dufite ikintu runaka cyihariye dushaka kuvugana nayo, gituma tutihishira, ahubwo twiteguye kuvuga turanguruye. Muri ubwo buryo rero Imana nabwo izatwumva kandi izarushaho kutwumva rwose. Reka iyi ngingo dusigire ibintu by'umwihariko nka 2 cyangwa 3. Icya mbere, dusigarane ko dukwiye kubaho dusabana n'Imana, uwo murungu udacika aho twaba turi hose. Ikindi tubonye ni uko tudakwiriye guceceka. Ibyo twamenye twe kubisangiza bagenzi bacu kugira ngo nabo babimenye. Ikindi kandi mu buryo bwo gusenga dukwiye kongeraho, uretse gupfukama twabonye ejo hashize, dukwiye no kongeraho gusenga twatuza akanwa kacu, ibyo tubwira Imana, yaba ibyo tuyisaba, yaba ibyo tuyishimira, yaba n'ibindi bitandukanye bikubiye mu masengesho. Twe rero n'ibi nabyo kubigira ingenzi. Basoje ingingo batubaza mu mibereho yawe muri iki gihe, ni hehe uzajya usengera kandi mu buhe buryo uzajya usengamo kugira ngo ushyikirane na Yesu. Twamenye ko ahantu hose umuntu yahasengera kandi agashyikirana n'Imana. Ushobora kutavuga watura cyane bitewe n'aho uhagaze cyangwa uri kugenda, ariko ushobora kuvuga gake kandi ugasenga Imana ikakumva, kuko ari Imana y'inyampuhwe kandi n'Imana ihora yiteguye ko igihe cyose twemeye kuyigarukira nayo izatugarukira mu gihe umwana wa Yesu Kristo acicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana tubashishe kumva no kumvira, iduha umwete wo kwihana no kugendana nayo uko bwije n'uko bukeye, atari igihe runaka ahubwo mu buryo buhoraho. Imibereho yacu ihinduke rwose, tutishushanya n'ab'iki gihe. Ntukaba tubashishe kandi dushoboze, kandi ibyo Mana ubona bitadutandukanya nawe ahubwo bikadukomeza mu buntu bwawe, wari byiduhera mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu.
amen.